Murakoze kumpa ijambo. Ndagira ngo bamenyeshe ko nta kintu nshaka kubamenyesha. Asante. Abapadiri bahawe imyenda yo kujya bambara imbere y'ibikanzu ari yo muza amakabutura y'imbere cyangwa se bogisa. Noneho padiri ku cyumweru yambara bisanzwe, ahita yigendera ikabutura atayambaye. Ageze mu misa ari gutanga misa bisanzwe aravuga ati mujye mukunda Imana, buri Imana ni nziza. Natwe baduhaye imyenda yo kwambara imbere y'ibi bikanzu, ati ngaze mbere kukuntu ari mwiza, kandi yagiye kubibereka ikabutura yayibagiwe. Ubwo araza Kristo baraseka, basetse arahindukira azi ko ari umwenda mwiza, akajya bamugati manura padi manura, kandi imyenda yayisize. Murakoze, mushaka gukurikirana izindi video mwazikurikirana kuri Gitare Rasi. ndashaka kwihagarika ati po washane ntukavuge kwihagarika ahubwo uzajya uvuga ati kuririmba. Ubwo umwana yashaka kunyara akavuga ati ndashaka kuririmba. Ntibukiye kabiri ajya kurara kwa nyirakuru, abwira nyirakuru ati umukecuru ndashaka kuririmba. Ari mu ijoro, nyirakuru ati se washane muri iri joro uraririmba usakuriza abandi? Ati tuzi uzaririmba mu gitondo. Umwana arakomeza arashaka kuririmba, nyirakuru biramuyobera. Ubwo nyirakuru abwira umwana ati wa mwana we rero niba ushaka kuririmba basi ndirimbira mu gutwi udasakuriza abandi. Kandi murabizi umwana kuririmba bari bafubwiye ko ari ukwihagarika, ubwo anyara nyirakuru mu gutwi. Video wazisirakinga kuri YouTube channel yitwa Gitare Rasi. Ndagukunda cyane kandi sinzigira nguhemukira. Urukundo ngukunda nirwo rwa nyuma mfite, ndabiguhaye rwose. Sinzi iminsi nsigaje ku isi, gusa iyo ariyo yose nifuza ko nayimarana nawe turi kumwe, no kugeza ku iherezo ry'ubu buzima uzahora uri uwa mbere, ntawe uzakuza imbere, kuko uri uw'icyubahiro kandi uri uw'agaciro kuri njye. Nubwo akenshi tuvugana kuri fone, gusa iyo tutari kumwe ndahangayika, gukumbura buri munsi, ko haba turi kumwe twaba tutari kumwe, iteka ujye uzirikana ko ngukunda. Ikijura cyagiye kwiba padiri, kigezeyo padiri aragifata. Murabizi nyine mbere abapadiri bazaga kuyobora mu Rwanda, murabizi bavugaga Ikilatini. Noneho ikijura kirafatwa, padiri arakibaza ati waje gukora icyaha? Ikijura ati rekura wanjye geraho. Padiri kuko nyine yabaga azi Ikinyarwanda gikeya kandi byose akaba atabimenya mu Kinyarwanda kuko yavugaga Ikilatini. Noneho ikijura kiramubwira ati ngegera, ni umuntu ukunda Imana cyane. Ubwo ku cyumweru tujya gusenga, tugeze mu rusengero padiri nk'uko atanga misa bisanzwe, agezeyo padiri aravuga ati mbifurije kuba ingegera. Aravuga ati nanjye ndi ingegera nkuru. Ese ko haba abakobwa bitwa umunyana, kuki nta basore ndumva bitwa umumasa?